Shalom shalom, reka nongere mbasuhuze mbaramutse aho muherereye hose, mbifuriza amahoro no kugubwa neza bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bwe n'imbabazi bikomeze kugwira mu mitima yanyu. Nguhaye ikaze mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi, nizera ko aho uri ubasha kukurikira. Umuntu wese ushobora kumva ururimi dukoresha, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Urakoze guhitamo kubana natwe, urakoze gutega amatwi. Imana iguha umugisha. Mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi turi buganire ku ijambo turi busome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Turi busome mu gice cyaho cya 24, turasoma umurongo wa 32 na 33. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe? Umwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. 32 niyo turi butindeho cyane. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe? Iki ni igihe cyabayeho nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Amaze kuzuka, abantu bamwe ntabwo babyizeraga ko bizaba, nubwo yari yarabivuze, yari yarabibabwiye, ariko n'ubwa mbere bari bumvisha iryo jambo, bumva ko umuntu azapfa agahambwa akazuka. Bamwishe cyangwa bamubamba, abigishwa be bamwe barabirebaga. Amanurwa ku musaraba na Yosefu Mwarimataya, aramushyingura mu mva ikorogoshewe mu rutare. Hanyuma kubera yuko yajyaga avuga yuko azapfa agahambwa ariko nyuma y'iminsi 3 akazuka, abayobozi bari w'icyo gihe baravugana bati, wa mubeshyi, wa munyabinyoma, reka tugende imva yiwe tuyihome, dushyireho n'abasirikare baharinde, turebe yuko ibyo bintu avuga bizakunda. Ariko nyuma y'iminsi 3 umwami wacu Yesu arazuka. Marayika ngo araza birindura igitare akicaraho. Abadamu baza kujyayo, basanga koko nyine yazutse. Marayika arababwira ati, mwishakira umuzima mu bapfuye, kubera yuko ntabwo ari hano. Hanyuma aba bantu bari mu nzira bagenda mu nzira ya Emawusi, barimo baganira bavuga ibintu byabaye, barimo batekereza. Cyari ikintu kidasanzwe kucyumva. Ayo makuru yari yavuzwe n'abagore ndetse n'izindi ntumwa, Petero na Yohana, nabo bakavuga ibyo bintu. Byari bigoye abantu kubyumva mu bitekerezo ko ibyo bintu bishoboka. Yesu rero aza kubasanga mu nzira, barimo bagenda biburanya, barimo bagenda bavuga ibintu byabaye. Arabasobanurira ariko ntibabimenya kari we, ariko aza kubibwira, arabihishurira. Ariko ndashaka gutinda kuri iki kintu, ngo mu gihe yari kumwe nabo ngo imitima yabo yari ikeye. Haleluya! Mu gihe yari ari kumwe nabo imitima yabo yari iguwe neza.
Yesu ashimwe cyane. Nashakaga kukubwira ko iyo Yesu muri kumwe umutima wawe ugubwa neza, atari uko ibiguhangayikisha bidahari, atari uko ibikubabaza bitakuzuye iruhande, ariko kuko Yesu ari umwami w'amahoro n'abatuyemo nabo, haleluya, abamufite nabo yabahaye ubwo buturo bw'amahoro, yabahaye iyo mpano y'amahoro. Ndagusengera ngo Kristo agwiza amahoro mu mutima wawe, agwiza amahoro mu buzima bwawe, agwiza amahoro mu bugingo bwawe. Yesu aza avuka mu ijuru haturutse umutwe w'abaririmbyi bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ngo no mwisa amahoro abe mu bo yishimira. Umunsi Yesu yasubiye mu ijuru, yabwiye abigishwa arabwira ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ngo kandi ntabwo jyewe mbaha nk'uko ab'isi batanga. Amahoro ya Yesu atwarire muri wowe. Ndi muririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami nkunda ndamahoro, ngo kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, ngo naho haza ibyago byinshi aravuga ngo ndamahoro, kuko Yesu ni umukiza wanjye, aravuga ngo ndamahoro. Yesu ni umwami w'amahoro, n'abamufite bafite amahoro muri bo. Ibindi bintu abantu bazakoresha, imbaraga isi izakoresha zose itekereza ko ishobora kugarura amahoro, ntabwo izabishobora. Icyakora izashobora yagarura umutekano, ariko amahoro ntabwo ari product ikorerwa inaha mu isi, ni product iva mu ijuru. Abo Yesu afite, abo Yesu atuyemo, yabahaye iyi mpano y'amahoro. Ibi mvuga wowe uri kunyumva umufite, uri umutangabuhamya wabyo. Ariko nawe utaramwakira Yesu, ndagutangariza ko ari we mwami w'amahoro. Ku bamwemeye bakamwizera, ayo mahoro atwarira muri bo. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikwihishurire, ubashe gutunga aya mahoro atangwa na Kristo. Nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Ni mwene so Iranzi Alfred, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Shalom, shalom.